bro birababaje bro. Nagahinda kabisa. Ibaze ibihumbi 200, amadolari 200 agatuma ujya muri groupe y'abatinganyi. Bro, abahungu waratubabaje. Wabikoze kubw'amafaranga, ntago bagiye kugutinga, ndabizi wari ukoze ubukwe vuba, ndabizi byari bimeze ukuntu. Yakoze n'ubukwe. Yakoze n'ubukwe bro. N'umukobwa se cyangwa oya n'umukobwa, n'umuhungu, n'umuhanzi hano mu Rwanda twemera atera imbere kubera wenda washatse ubukire byihuse ariko ukabinyuza mu nzira y'ubutinganyi. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku rubyiruko. Ngira inama aba producer, ngira inama abahanzi bakabazana kugira ngo bajye bamamaza ya myenda banagendane n'ababibonye babone ko ya myenda nyine iri ku isoko cyangwa ifite hiti. Ari nacyo kintu ndi gushinza abahanzi nyarwanda ko bari gukunda amafaranga cyane. Ladies and gentlemen, tubahaye ikaze kuri DTR cyangwa Damu TV Rwa. Turabashuje cyane mwebwe mutarimo duherutse kubona upload zose zinyura kuri DTR, tubiseguyeho cyane. Ariko uyu munsi tugiye gutangira tubereka ibikorwa tugiye kujya tubagezaho, cyangwa se tugiye gutangira kujya tubereka ibikorwa bizajya binyura kuri Damu TV umunsi ku munsi. Uyu munsi rero nakasa mutwe, uyu munsi ni injereri turabajegeza, uyu munsi ni ibintu bitandukanye, ni ibintu byiza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri cinema, ndabeshya neza ubado. batubeshya kabisa. Tugiye kugaruka kuri industry nyarwanda, tugiye kugaruka kuri musique nyarwanda, aho tugiye kuzana ikibombe, tugiye kurasa ikibombe muri ba bantu babutereye hejuru. Bwa buntu bashyize ku musozi budakwiye kujya ku musozi, ari nabyo tugiye kugarukaho. Ariko nyirizina banje gushimira Overdose wemeye ko tubana kuri kamera za DTR cyangwa se kamera za Damu TV Rwa. Ndagushimiye bro. Thanks. Tugiye kugaruka ku kiganiro rero. Ni indwara cyangwa se ni icyorezo cyaje muri industry, aho byaturenze. Abahungu bamfashe, uzabona kaka interview azaga sharing byibuza abakora uwo mwuga bazaterwa isoni, cyangwa se abari muri iyo gahunda yo kuvuga ati tugatere hejuru ukabasha gasame. Ubwo urumva rero mumfashe gusharinga iyi boro mugiye kubona brother. Ndabeshya brother. Oya ikibazo dufite ngo abahungu badushizeho nibyo koko. Oya ntago badushizeho abahungu, ahubwo abahungu abasigaye n'imbarwa. Urabyumva gute? Ndabyumva nk'ikibazo gikomeye cyane, gikomeye ku isi hose, nta nubwo ari no mu Rwanda gusa, ariko no mu Rwanda bimaje gufata indi ntera. Aho ejo bundi twagiye tubona mandada rirasohotse muri Amerika birukanye umuhungu wanyu. Nge ntago ari umuhungu wanjye. Umuhungu wanyu Semuhungu bagira gutyo baramwirukanye, ashinjwa ko ku mihanda bivuga ko yashinjwaga kuryamana n'abana b'abahungu batujuje imyaka, ariko biba ngombwa ko bamwirukana igitaraganya. Aza kurukira muri Afurika y'Epfo, urumva ntabwo yahise aza direct mu Rwanda. Ariko already Semuhungu wumve ngo ari mu Rwanda. Niba koko ari ibyanyabyo atari bivugwa ku mihanda, umuhungu wese uzajya umubona ajye yiruka. Semuhungu ngo niyo hit yashakaga, ngira ni hit yari gukora. Ese umuntu yakora hit gute bamwirukana? Ubwo yakoze hit ibihugu byo hanze kabisa, agenda agatwika ahita yimanukira mu Rwanda. Amanuka icyo bita agatwiko. Nimba ari byo koko byanarize biro gutubwira. Oya bira ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye ku rubyiruko. Sinzi niba na leta izabyinjiramo kugira ngo
abantu cyangwa se abantu bafashe imico mibi cyangwa se biriya twabigiranya nk'imico mibi n'Imana ijya kurimbura Sodoma na Gomora ibintu by'ubutinganyi ni cyane cyane nicyo cyayibabaje ubwo we ari gusohora ibyanditse bene abantu nka bariya rero sinzi ariko ni agahinda ibaze noneho ngize amahirwe naganira n'ababyeyi babyara Semuhungu nkumva imvamutima nkumva amarangamutima nkumva n'icyo bambwira ukuntu bisanze barabyaye umwana w'umutinganyi cyangwa se barisanze barabyaye umwana uryamana n'abahungu cyangwa se n'abantu bahuje ibitsina urumva nakumva nyine ukuntu niko bikekwa ariko Semuhungu nawe arabyiyemerera aravuga ati ngewe ndaka ari proud ye kabisa ari nacyo kinzanya ahangaha nje kunenga nje gukaraba nje kwirukana nje no kugira inama uje kubanera ase ngiye mfite ikibazo nk'ubu uramutse just uri nk'umubyeyi uriya muhungu ura n'umuhungu ni umuhungu ni umubyeyi ndanababimenya uri nk'umubyeyi we nawe ikibazo wari ufite nyine kubaza nka mama wiwe kibaze reka ngikubaze nk'umubyeyi byaba ari agahinda gakomeye kwisanga ndi papa wa Semuhungu nagenda mu irangamimerere amusibisha nkamukaraba niba ndujugunya nkajugunya nkazajya kuburana n'Imana ukajugunya umwana wawe wibyariye none konse ko gutera ndabivuna kugira ngo nitwe ikivume nakasa wamukari noneho ikindi ari nacyo cy'ingenzi ari nacyo tugiye kugarukaho topic yacu ntabwo yari Semuhungu cyangwa se n'abandi bose bamujya inyuma cyangwa se n'abandi bose bamwikopa n'abandi bose bikopa bagenzi babo nje kugira inama bro birababaje bro ibaze ibihumbi 200 amadolari 200 agatuma ujya muri groupe y'abatinganyi bro abahungu waratubabaje wabikoze kubw'amafaranga ntago bagiye kugutinga ndabizi wari ukoze ubukwe vuba ndabizi byari bimeze ukuntu yakoze n'ubukwe bro n'umukobwa se cyangwa oya n'umukobwa ni umuhungu ni umuhanzi hano mu Rwanda twemera ariko muri iyi minsi nta n'impamvu yo kumuhisha nta n'impamvu yo ko niba ari umuceri tugiye kumena motion aba yizi neza iyobowe na Moses bashinzwa ko baryamana n'abo bahuje ibitsina ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu kibabaje cyane ariko hari imfaransa hari kugira ngo bazanemo byibuza abahanzi cyangwa bibe brand bagiye bafata wenda abahanzi bakabazana kugira ngo bajye bamamaza ya myenda banagendane n'ababibonye babone ko ya myenda nyine iri ku isoko cyangwa ifite hiti ari nacyo kintu ndi gushinza abahanzi nyarwanda ko bari gukunda amafaranga cyane ko bari gukunda amafaranga cyane bagatatira ubusugire cyangwa se bagatatira imyemerere aho babaha ibihumbi 200 kugira ngo bajye kwambara iyo myenda turasangamo ba Davis turasangamo ba Bushido turasangamo ba Betray ubu ngubu ariko Betray yaduciriye ku mayange ko atakiri kumwe na ba Moses bitewe nuko batumvikanye neza kuri iriya myenda mwabonye y'Imfaransa Moses yasohoye ejo bundi motion yasohoye byabaye nk'ikibazo gikomeye cyane kuko we ntago babyemeranyije niba barapfuye amafaranga sino ariko niko imihanda ivuga ariko twumvishe neza iriya ndirimbo nshyashya ya Betray aba ari kubivuga
avuga uburyo nyine we yabigiyemo nk'umukino, bamwe adusaba n'imbabazi abahungu. Shout out kuri Betray, wabikoze neza cyane, wasabye imbabazi abahungu wababaje, ariko eraje ndakubabariye bro. Yari yatubabaje, ariko ubu ngubu bimeze neza. Ubu ngubu ndizera neza ko wahari hose ari gutwika, ameze neza cyane, ari kumwe na Bush aho bagiye gutwika mu gitaramo, bazamutse bafashe rutemikirere ku mugabane w'Uburayi. Ubu ngubu bameze neza cyane, nta nubwo baranagaruka. Nabonye performance yabo narayikunze, bakoze performance nziza cyane, ariko ntago twareka kubanenga. Ariko ubwo bagarutse muri mood, bagarutse muri move, ni ikintu cy'agaciro. Ntanga gasopo kuri buri musore wese, kuri buri muhanzi wese ushaka gutera imbere, ushaka kuzamuka. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye mu butinganyi, nta nubwo ari ngombwa ngo bagufere cyangwa se bakujyane muri iyo mico. Wapi, wazamuka ku bw'Imana n'amahirwe, watera imbere ku bw'amahirwe, watera imbere ku bw'igeno, watera imbere ku bw'umuryango, watera imbere ku bw'abavandimwe. Ariko seriously ntago watera imbere kubera wenda washatse ubukire byihuse ariko ukabinyuza mu nzira y'ubutinganyi. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane ku rubyiruko. Ngira inama aba producer, ngira inama abahanzi, mukore cyane bizaza, ariko ntikijandika mu butinganyi. N'Imana ndabizi neza ntago yazabababarira. Reka dusorezane ikiganiro mbibutsa ko buri munsi tugiye kujya tubaha ikiganiro kuri Damu TV Rwa. Nshimira na buri muntu wese wagerageje gutera comment, buri muntu wese watwandikiye. Nawe muntu ushaka kudutera inkunga kuri Damu TV Rwa, watwandikira muri comment ubundi tukakuvugisha. Nawe muntu ushaka no kugira ngo tuzagutegurira ikiganiro by'umwihariko, watwandikira muri comment twagusubiza, twavugana. Urabona no kuri bio urabonamo contact, watwandikira no kuri WhatsApp. Tuboneyeho kubwira buri muntu wakoze subscribe, kumubwira ngo warakoze cyane, Imana ijye kumera umugisha umunsi ku munsi, unatera imbere mu byo ukora. Nanashimira Overdose by'umwihariko behind the camera. Thank you so much brother. Ni tuzajya tushobozwa n'Imana, tuzajya tubana umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, reka dusubire.